Hello my friend, umva noneho uyu munsi mumba buri mucicike sake umuntu ubivuga ibi bintu ngiye kubabwiye nibanga ntabwo umuntu ubivugana umva mumba bari mu ngibanga kuko ibi nibanga ngiye kubabwira ariko ntabwo umuntu nuna arivuga aribwira nk'umuntu umwe gusa nta murenzi sibyo guys. Noneho guys muri kubabwira ahantu nagiye gusura yanyishyuye umuntu guys. Umutipe uzi yuko nsanze afite umugore nyine ngo ariko amushatse vuba ahangaha, uzi yuko anyara ku buriri guys. Banzaniye matera iriho ikizinga, nuko ndababaza ngo ese iyi no matera yabaye iki? Barambwiye ngo umwana ngo wayimenyeho amazi ngo waje kubasura. Ndavuga ngo yimenaho amazi mbese amazi nuka nk'inkari. Ngumva batambwira uwo mugabo atankabukira arambwira umva sha ngo niba udashaka kurara ngo gendurare hanze cyangwa se ngurare muri salo cyangwa se ngurebe ahantu uryama kuko iyo ni matera y'uburare. Guys ndagira ngo mumbwire ese iyo matera iriho igishanga cyangwa se ikizenga ari weho wayiraraho cyangwa nitahire? Ikibazo nuko mu rugo ari kuresha ese sha buriya mbimenye ko umugabo nyara ku buriri ntago mba naje cyangwa se ngo mba nahageze. Guys mumbwire ese nkora iki? Mumbwire guys, mumbwire ese nkora iki? Ntahe ndare ariko nta hantu mfite ho kurara guys, nta hantu mfite ho kurara cyetse ndare nko kuri simu cyangwa se nkasoza ngakeka. Ariko ngiye mu rugo ntago namenyereye kurara hasi, ntago namenyereye kurara hasi, ndara ku kamatera ariko nyine nkakajyama. Guys none iki kizenga ari nkawe wakiraraho? Guys ndagira ngo muhite munsubize muri comment niba ibyo ndi kuvuga uko byumva neza iki kibazo mpuye nacyo. Uhite unsubize muri comment udatindiganyije. Ciao ciao.